Muraho neza abakunzi ba Physio Rwanda. Uyu munsi ndashaka gusubiza ikibazo cyabajijwe n'abantu benshi cyane muri komenti ndetse no mu butumwa bwihariye. Barabajije bati ese disque y'umugongo yamaze kwangirika irakira? Ubundi se iyo umuntu amaze kugira ikibazo cya disque yakwitwara ate, yicara ate, aryama ate, ni iki yemerewe gukora, ni iki abujijwe? Ibi ni ibibazo by'ingenzi cyane kuko ikibazo cya disque ni kimwe mu bitera abantu benshi kubabara umugongo, cyane cyane umugongo wo hasi ndetse n'ijosi. Uyu munsi rero ndasaba yuko mu by'ukuri nkurikira kugera ku musozo w'iyi video kugira ngo uze kumva neza ibyo ndi bukubwire, kuko uraza gukuramo isomo rikomeye, umenye uburyo ukwiriye kwitwara ndetse ubashe no gusobanukirwa niba koko iyo disque ishobora kuvurwa igakira. Muri make buri kintu cyose wibazaga ku bibazo bya disque uraza kugisubizwa agatanu ku kandi. Mbere yuko rero ntangira ikiganiro cyose, niba ari ubwa mbere unkurikiye ubuke gukanda like, ukande subscribe, bityo kumera z'iyi video uze no kuyisangiza undi muntu wese ufite ikibazo cy'umugongo, cyane cyane cyavuga ko cyatewe na disque. Twihuse reka nkubwire yuko disque y'umugongo ubundi abantu benshi bakunda kuyitiranya, ariko reka tubanze dusobanukirwe neza ubundi disque y'umugongo ni iki. Mbere na mbere umugongo ugizwe n'amagufwa menshi, ayo ngaya akaba yitwa vertebra mu rurimi rw'icyongereza. Ayo magufwa rero hagati yayo kugira ngo rimwe ribashe kuba ryakwikaraga nko mu gihe umuntu ahindukiye cyangwa se ashaka kunama, kugira ngo umugongo ubashe kuba wahindukira bisaba ko hagati y'ayo magufwa yombi agomba kugira akantu yikaragiraho. Ako kantu yikaragiraho rero niko bita disque. Disque byumvikana ko akaba ari nk'akantu koroshye gafite igice cy'inyuma gikomeye cyane, mu by'ukuri kitapfa guhita kimanyuka, ariko igice cyacyo cy'imbere kimeze nk'amavuta cyangwa se gel. Ni ukuvuga ngo ni nk'amavuta ari mu kintu imbere, ariko icyo kintu cy'inyuma kikaba kigize ute, kikaba gikomeye. Iyo disque rero mu by'ukuri ifasha umugongo wawe kuba utari buhite ufata ya magufwa, rya gufwa riri hejuru n'iryo hasi ngo abe yahura, kuko iyo disque nyine biri hagati ayayo. Bivuze ko mu gihe ugiye kugenda za disque zigira umumaro, mu gihe ugiye kwicara kuko urumva umugongo bikenera ko wihina, aya magufwa yikaragira kuri za disque ukabasha kwicara neza. Mu gihe ugiye kunama nabwo disque zigira uruhare runini cyane. Niyo mpamvu rero kugabanya ingaruka by'umwihariko zishobora guterwa n'ibintu biremereye bishobora kubuterura, kuko nabyo bigira ingaruka kuri disque, ni kimwe mu by'ingenzi. Kuko iyo disque imeze neza umuntu agenda nta buribwe, agakora buri kimwe cyose ameze neza. Byumvikana ko mu gihe umuntu afite disque nzima zitangiritse, icyo gihe nyine niwo muntu ubasha gukora ibintu byose. Noneho tugiye kureba ese wa muntu biraza kugenda bite kugira ngo disque yiwe ize kwangirika. Reka nkubwire ko disque ishobora kwangirika bitewe n'impamvu nyinshi, zirimo kwicara nabi igihe kirekire. Ni ukuvuga ngo uburyo bwo kwicara nabi igihe kirekire, ushobora gusanga wicaye wunamye cyane, ugasanga wicaye ku ntebe ariko mu by'ukuri idashyigikira neza umugongo wawe, ugasanga kenshi uterura ibintu biremereye nabwo ukabiterura nabi, by'umwihariko ugasanga wunama ukoresheje umugongo aho gukoresha amaguru. Ubundi bavuga ko uburyo bwiza bwo kunama ari ugusutama, nyine urasutama noneho ugaterura cya kintu kiri hasi ukagenda uzamuka urambura mu mavi, aho kugira ngo uhite wunama uhine umugongo. Iyo uhinnye umugongo cyane, icyo gihe bigira ingaruka kuri za disque zikaba zakwangirika. Ikindi kintu nanone burya gituma disque zawe zishobora kwangirika ni ukuryama nabi. Burya hari abantu baryama nabi ugasanga akoresha umusego mubi. Ahangaha nimvuga umusego mubi ushobora kuba ari munini cyane cyangwa se ukaba ari mutoya cyane. Bivuga ngo niba ari munini cyane urabasha gukomeretsa ya disque, niba ari muto cyane nanone uri buze gutuma disque iva mu mwanya wayo, bityo nanone ibashe kuba yahita yangirika. Niyo mpamvu rero uburyo bwo kuryama nabwo bushobora kugira ingaruka cyane kuri disque mu gihe waryamye mu buryo ki butari bwiza. No gusaza kandi burya
ni kimwe mu bitera disque kwangirika, dore ko nka disque zitangira gutakaza y'amazi cyangwa se bya bintu bimeze nk'amavuta biba byari birimo imbere. Birumvikana yuko ya magufwa y'umugongo none hatangira kwegerana, rimwe na rimwe hari n'abo ugenda ugasanga niba amaze gusaza ageze mu myaka yo hejuru, za disque zose zisa n'izashonze, amagufwa yo mbakenda gukoranaho, hari n'abakoranaho. Mu gihe akoranyeho rero nibwo utangira kumva bwa bubabare mu by'ukuri bw'umugongo, ukibaza uti byagenze bite. Ariko nuko nguko abantu bagira ibibazo bya disque bari mu myaka y'izabukuru, kuko usanga zaramaze kugabanuka mu by'ukuri uburyo zagendaga zifasha umugongo wawe kuba warambuka ndetse ukihina neza, amagufwa adakoranyeho, mu by'ukuri ugasanga ntabwo bikibasha gukunda neza nk'uko byahoze mbere. Twerekeye ku yindi mpamvu ishobora kwangiza disque, burya ni impanuka. Nko mu gihe umuntu aguye, impanuka z'imodoka se, amagare, amamoto ndetse na siporo zikabije, burya ibi byose biri mu bituma disque nazo zishobora kwangirika. Abandi bagiye bambaza bati ese wa mugani izo siporo zangije disque, impanuka nazo zangije disque, no kugwa byangije disque, atari ko se ubundi disque yangirika nyine mu buhe buryo? Navuze kwangirika ariko sinigeze nkubwira bigenda gute nyine mu buryo bwumvikana, ku buryo disque uvuga ko yangiritse ukaba wayitandukanya na disque nzima. No kuvuga ngo iyo disque yangiritse ishobora gusohoka gato ikava muri rwa rutirigongo ikagenda igasunika imitsi ibimanuka inyuma y'urutirigongo, aribyo bita disque bulge. Ishobora kandi nanone guturika igice cy'imbere, ugasanga habayeho icyitwa herniation mu rurimi rw'icyongereza. Ikindi nanone ishobora gutsindagira imitsi, ndetse n'imyakura, nabyo ugasanga mu by'ukuri biratera bwa bubabare mu mugongo. Ahangaha rero niho ububabare bwose butangirira ku bantu bafite ikibazo cy'amadiske yamaze kwangirika. Reka turebe rero ibimenyetso by'abantu bafite ikibazo cya diske ubundi biba ari ibihe. Burya ntabwo ari buri muntu wese ubabara umugongo aba afite ikibazo cya diske, ariko hari ibimenyetso bikomeye. Burya nutangira kumva ubabara umugongo wo hasi ukumva biramanuka mu kibero bikamanuka no mu kuguru, aho ngaho amahirwe menshi aba ari uko ufite diske problem cyangwa se ikibazo cya diske. Ikindi ni ukubabara ijosi, nabwo ukumva bimanuka mu kuboko, ukumva bigera no mu ntoki rimwe na rimwe, ahangaha nabwo ikibazo usanga ari icya diske. Ikindi kandi nanone ushobora kumva mu by'ukuri usa n'utitiramo ukuntu, ukumva harimo utuntu tw'ibinyatuza mu maguru, cyangwa se ukumva hari nk'utuntu tuza tukujombaguramo cyane mu maguru, mu maboko se, ahantu nk'aho ngaho. Ibi nabyo biba ari ibibazo bya diske. Ikindi kandi hari no kubura imbaraga mu kuguru cyangwa se ukuboko. Hari igihe wumva ukuguru nta mbaraga zirimo cyangwa se ukuboko nta mbaraga zirimo, akenshi nabyo ibi ngibi biba ari ibimenyetso biranga yuko uwagize ikibazo cya diske. Hari no kubabara kandi kwiyongera iyo wicaye igihe kirekire, ibi nabyo biba bigaragaza ko ya diske yawe ifite ikibazo, kuko wicaye umwanya munini irabangamirwa, ihita ikwereka yuko mu by'ukuri yangiritse. Ni nayo mpamvu utangira kumva ubwo bubabare. Niba rero ibi bimenyetso bikabije by'umwihariko biri kugaragara kuri wowe, ni ikimenyetso navuga yuko cyihutirwa ndetse mpuruza. Niyo mpamvu bahita bagusaba kubonana na muganga, cyangwa se ukabaza umuphysiotherapiste cyangwa se aba baganga bababwira ko bakora muri kine, kugira ngo babashe kuba bagufasha kumenya neza ikibazo cyawe, bityo babe baguha ubufasha bwihuse. Hari uwibajije ati ese mu by'ukuri diske yangiritse irakira? Iki ni ikibazo nyamukuru mu by'ukuri naje no muri iki kiganiro ngira ngo nsubize, ariko igisubizo cya nyacyo ni iki ngiki. Nibyo rwose ikibazo cya diske gishobora kugabanuka cyane, kandi abantu benshi barakira ndetse bagakira batabazwe. Ariko ikintu gihari nuko diske idasubira kuba nshya nk'iy'umwana, ariko kandi umubiri ushobora kwiyakira ugakora icyitwa healing na compensation, bityo nyine ukabasha kubaho bwa bubabare bwaterwaga na diske ntabwo ugifite. Reka ngusobanurire rero uburyo diske ikira. Diske ikira mu gihe umubiri ugabanyije inflammation cyangwa se
kwibumbira cyane cyangwa se gutsikamira cyane ya disike. Ikindi kandi hari n'igihe kigera imiti ukabona nyine yaramenyereye irikijije. Ikindi kandi bishobora guterwa n'uko imyitozo yakomeje umugongo, ni muri cya gihe wakoze imyitozo myiza iri buze gutuma umugongo wawe ukomera, bigatuma na disike ibasha kuba yasubira mu mwanya wayo wenda nko mu gihe yasohotse. Ikindi kandi burya ni ukugira kwitonda mu mibereho yawe ya buri munsi, ukamenya ngo ndunama gute, ndahagarara gute, ndicara gute. Ibyo byose ukabyitaho, kuko nibyo bituma nyine ya disike yawe iba igomba kubaho iri n'ubundi nk'uko yakabaye ihari mu gihe nta kibazo cyayo waba ufite. Mu by'ukuri abantu barenga 80 kugera kuri 90% abakira binyuze muri physiotherapy cyangwa se muri serivisi y'ubugororangingo cyangwa se abenshi abakunze kwita kine. Ikindi kandi ibikira by'umwihariko biciye mu myitozo, ndetse abantu benshi bakanakira disike binyuze mu kwitwara neza, cyane cyane mu kumenya neza uburyo bakwiriye kwicara, uburyo bakwiriye guterura, ndetse n'uburyo bakwiriye kuryama mu buzima bwabo bwa buri munsi. Reka nkubwire ko rero usibye kuba ibyo ngibyo byose bikiza disike, yaba physiotherapy, imyitozo ndetse no kwitwara neza, hari igihe biba byararenze urugero ku buryo nta kindi kiba kigisigaye gukorwa usibye kuba wabagwa. Aya ngaya rero bari amahitamo ya nyuma iyo ubazwe, nuko nta bundi buryo buba buhari bwo kuba bagufasha, ariko nabyo iyo bamaze kukubaga bakakubaga neza, bityo ukabonana na muganga w'ubugororangingo aragufasha akagukoresha imyitozo myiza, bityo rwose ukabasha kongera kubaho umeze neza, ukora n'akazi kawe nk'uko bisanzwe, nubwo wenda hashobora kugabanukamo duke, ariko nibura iby'ingenzi byo uba ubasha kuba wabikora neza. Ku muntu rero ufite ikibazo cya disike, uburyo akwiriye kwicara nibwo ngiye kugusobanurira. Umuntu mu by'ukuri wamaze kumenya ko afite disike yangiritse, ikindi kintu gikomeye cyane icyo yemerewe ni ukwicara ku ntebe nziza ifite umugongo we ushyigikiwe, ukamekinga shuwa ko nibura intebe wicayeho nta mwanya uri hagati y'umugongo wawe ndetse n'ikintu wegamiye. Bivuga ngo niba wicaye ku ntebe ugomba kwicaraho neza ku buryo umugongo uba ufatanye cyangwa se ukora kuri cya kintu wegamiyeho. Ahangaha niho tuvuga yuko wicaye neza ugororotse. Ikindi kandi ibirenge byawe bikaba bikora neza ku butaka bitaregarega cyangwa se ngo ubone bimanitse. Ikindi nanone mu gihe wicaye iminota 30 na 40 ugomba guhaguruka, bityo ugatembera kugira ngo ubashe kongera gusubiza wa mugongo mu mwanya mwiza, ndetse n'umubiri wawe ube wabasha kongera gukora neza. Ikindi ubusabwa ni gushyira umusego muto cyane mu mugongo wo hasi, mu gihe nyine udafite ya ntebe gushyigikira neza. Biba bisaba ngo ushyira akantu k'agasego cyangwa se akenda ku mugongo wo hasi, kuko nkuko mubireba umugongo ntabwo uba ugororotse neza cyane. Iyo ugeze ku mugongo wo hasi bisa naho kihinnyemo gato, kari akantu kihinnyemo gato rero iyo wicaye ntabwo kaba kabasha gukora kuri ya ntebe, kandi navuze yuko uba ugomba kwicara igice cyawe cy'umugongo cyose gikora kuri ya ntebe. Niyo mpamvu rero mu rwego rwo kugira ngo wa mugongo wawe uze kubasha kugira icyo wegamiyeho, ushyiramo ka gasego gatoya ku mugongo wo hasi kugira ngo nibura kabashe guhita gakora kuri ya ntebe wegamiyeho, wa mugongo wawe umeze neza utabangamirwa habe na gato. Rero icyo umuntu abujijwe by'umwihariko ku muntu ufite ikibazo cya disike ni ukwicara igihe kirekire atimuka, kwicara yegamiye imbere cyangwa se yubitse umugongo cyangwa se yawuhinnye. Ikindi ni ukwicara ku ntebe iri hasi cyane, byumvikana ko iyo atuze umugongo nabyo ntabwo biba ari byiza. Ikindi nanone atemerewe ni ukwicara yicariye ku ruhande rumwe gusa, ahubwo aba agomba kwicarira ahantu yumva aringaniye kandi ameze neza ku buryo bwiza. Reka nkubwire ko rero kwicara neza ari umuti ukomeye ku muntu ufite ikibazo cya disike ndetse ukeneye gukira bitanasabye yuko abagwa. Reka nkubwire rero ko n'ufite n'ubundi kibazo cya disike agiye kuryama hari uburyo ki agomba kwitwara. Umuntu ufite ikibazo cya disike agiye kuryama agomba kuryamira ku ruhande, nibura nabwo akaba afite agasego hagati y'amaguru, byumvikana ko ni hagati y'amavi yombi. Urabona iyo uryamiye uruhande hari uburyo ukuguru kuba kugerekeranye n'urundi, ahangaha bisaba kushyiramo agasego bityo ukaryama neza, bituma wa mugongo ube mu mwanya wawo, ntibibe byabangamira disike. Ibyo byose bikuraho ububabare no kuryama neza. Ikindi ushobora kutaryamira urubavu, mu
by'ukuri ukaryamira ku mugongo ariko ukaba ufite nibura agasego munsi y'amavi. Bivuze ngo mu ntege ugomba gusa n'uhiniye mu mavi ho gato, ukaba nyine ufitemo agasego, cyangwa ukarambura ariko munsi mu ntege nyine ugashyiramo agasego, kuko nabyo bituma wa mugongo wawe utituga cyane ku buryo za disike zakwangirika. Ibi nabyo rero bigabanya ububabare cyane ku bantu bafite ikibazo cy'amadisike, baba bibaza ni gute bakwiriye kuba baryama. Ikindi ni ikijyanye no guhaguruka. Mu gihe ugiye guhaguruka abanza, cyangwa se mu gihe ugiye guhaguruka ugiye kubyuka, banza uhindukire ku ruhande, bityo ukoresha amaboko n'amaguru, bityo ntuwunamishe umugongo wawe. Ikintu ugomba gukora ni ukwirinda ikintu cyatuma ufata umugongo wawe ukawunamisha, kuko ibi ngibi bituma ya disike ibangamirwa cyane, yewe ikaba ishobora no kuba yasohoka, bitera ububabare bwinshi cyane. Niyo mpamvu ibyo ngibyo ukwiriye kuba wabyirinda. Ikindi nanone ukwiriye kwirinda ni ukwirinda guterura ibintu biremereye cyane. Burya niba ugiye guterura, gerageza mu by'ukuri use n'uwunama, usutame, uhine mu mavi, ariko umugongo wawe wirinde kuwuhina, kuko umugongo wawe uko ukomeza kuwuhina ufite ikibazo cya disike, bwa bubabare buyongera kwiyongera, kuko nyine disike iba iri kubangamirwa cyane. Ikindi nanone ukwiriye kugira umugongo ugororotse, ibi byo nahoze mbigarukaho, ukirinda ibintu byatuma uhina umugongo. Ikindi nanone ukirinda guterura ibintu biremereye cyane, kuko nabyo byakubangamira nyine, bikaba byatuma uhina n'uwo mugongo utari wabipanze. Ni iki rero umuntu ufite disike problemu cyangwa se ufite ikibazo cya disike akwiriye guhita atangira gukora nonaha, kugira ngo atangire amererwe neza? Dore rero ibintu by'ibanze ukwiriye gukora ni ugukora imyitozo ya physiotherapy buri munsi. Ya myitozo igabanya ububabare bw'umugongo mpora nkwigisha umunsi ku munsi, ahangaha ni ingenzi cyane kugira ngo uhite utangira uyikore. Ikindi ni ukugabanya umubyibuho ukabije, ukagerageza ugafata ibiryo byiza birimo intungamubiri ariko bitakongerera umubyibuho. Ikindi ukanywa amazi ahagije, ukanirinda stress, kuko burya stress nazo zituma ububabare bwiyongera, nabyo bikaba byakubangamira. Ntambutsa ubutumwa ari nako soza ikiganiro cyacu cy'uyu munsi. Inshuti bavandimwe, ikibazo cya disike ntabwo ari iherezo ry'ubuzima. Abantu benshi barakora, bakagenda, bagakora siporo zoroheje, bityo bakabaho neza. Icy'ingenzi ukwiriye kumenya ndetse ukanitaho ni ukwihangana, ukiga kwitwara neza nk'uko nahoze mbigarukaho, ugakora imyitozo buri munsi. Niba wungukiye muri iyi video, by'umwihariko ndagusaba gukanda like, ugakanda subscribe kuri Physio Rwanda. Ikindi ugasangiza umuntu ubabara umugongo iyi video, kugira ngo mu by'ukuri nawe ibashe kuba yamufasha gukira ubwo bubabare, ndetse amenye n'igihe cya nyacyo cyo kuba yareba muganga umufasha.